inzira y'ubugorozi. Ibintu ngiye gusoma cyangwa se tugiye kuganiraho turakoresha Bibiliya yera n'ubundi, kandi turakoresha n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana yacu, Mana ikomeye, wowe usumba byose, mutanga bugingo, ni wowe twongeye gushima no kuguhimbaza kuko ukomeje kuturinda ukatwereka uburyo ubugingo bwacu bufite mu biganza byawe. Ni urukundo ruhebuje kuba ukomeje kwitangira umunyabyaha. Tubabarire igicumuro cyacu, maze ubwo dukundiye tukagaruka ku byawe. Umwuka wawe wera ari we utubera umwigisha mukuru, kandi ibyo agiye kutwigisha agiye ahora nabitwibutsa uko bwije uko bukeye, kuko ntitwabifata muri uyu mwanya, ahubwo icyo tugusaba ni ukubikomeza mu ntekerezo zacu. Maze rero nitubyumva natwe tujye tugira umwete wo kubisangiza bagenzi bacu. Birakenewe ko tugira ivugurura n'ubugorozi muri twebwe. Birakenewe ko twisuzuma, ariko iyo mbaraga itubyutsa bituruka kuri wowe. Niyo dusabye ngo kubwa Yesu Kristo umwami wacu wavuze ko azabana natwe, ndetse akaba ari we sezerano yaduhaye. Tubwira ko umufasha naza azatubwira byose, akatumenyesha iby'icyaha, iby'ubukiranirwa, ndetse n'iby'amateka azacira abanyabyaha. Urakoze ko ari wowe ugiye kuvugana natwe. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Inzira y'ubugorozi. Ngiye kubaha isomo ry'urufunguzo tugiye gusanga muri Yoweli. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Twumve kwatubwira. Yoweli, reka dusomere hamwe twese ijambo ry'Imana. Yoweli, igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, niho tugiye kurebera hamwe isomo ryacu rifungura icyigisho tugiye kuba turebera hamwe. Reka tuhasome. Nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, kuko umunsi w'Uwiteka uje ndetse uregereje. Ugeze hafi, umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu. Uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, ni ku bwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse. Nta bwigeze kuboneka bumeze nkabwo, kandi hanyuma yabwo nta buzaboneka, ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'aya magambo tumaze kumva. Hashize imyaka hafi 2700 uyu muhanuzi Yoweli abwirijwe n'umwuka w'Imana avuze iby'umunsi w'Uwiteka muri aya magambo nk'uko tumaze kuyasoma.
igihe avuga ati nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wera, kuko umunsi w'Uwiteka uje ndetse uregereje, ugeze hafi. Umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu, uje nk'uko umuseke utambitse ukwira ku mpinga y'imisozi. Imana yacu ishimwe cyane. Reka twinjire mu cyigisho cyacu twumve aya magambo Yoweri avuze arasobanura iki. Umunsi w'Uwiteka uraje, ugeze hafi, umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma ndetse n'ibihu. Ni iby'ukuri ko aya magambo yahise yuzurira mu mateka yo mu gihe cy'isezerano rya kera, ubwo Abayisiraheli cyangwa se ubwo Isiraheli yari igiye kugotwa n'ababisha. Ibi rero wabyumva neza ugiye mu buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Ariko aya magambo tubwirwa ko yazigamiwe kugira ngo abe ari akoreshwa mu gihe giheruka ndetse no muri iki gihe cyacu cy'iminsi y'imperuka, nk'umunsi w'Uwiteka mbere yo kugaruka kwa Kristo. Kandi rero ubutumwa burasaba ko impanda irangururira muri Siyoni, cyangwa se tukavuga ngo Siyoni ni itorero. Mu yandi magambo, ubutumwa burasaba ko impanda irangururira muri Siyoni, ni ukuvuga mu itorero, kugira ngo induru yumvikane mu bwoko bw'Imana. Nicyo gituma twitwa ijwi rirenga. Haleluya. Ariko none ubu nimugarukire Uwiteka n'imitima yanyu yose, niko Uwiteka avuga. Mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera. Abatambyi bakorera Uwiteka nibarere hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe. Yoweri n'ubundi niho turi gusoma igice cya 2 ku murongo wa 12 ugasoma ukageza ku murongo wa 17, niho uzasanga aya magambo. Imana yacu ihimbazwe. Tugomba kugira guti? Kugarukira Uwiteka n'imitima yacu. Umutima wawe ukwiye kugarukira Uwiteka, umutima wanjye ukwiye kugarukira Uwiteka. Dukwiye kugira ibihe byo kwiriza ubusa, dukwiye kugira ibihe byo kuboroga, kandi imitima yacu niyo ikwiye kugaragara imbere y'Uwiteka kurusha uko tugaragara inyuma, kurusha uko twiyambika imyenda y'igiciro. Hanyuma twakumva abagaragu b'Imana barasengaga umwami Dawidi, bagashwanyagura imyenda yambaye, natwe tukayishwanyagura. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ari imitima dukwiye gutanyagura, tubabajwe n'ibyaha byacu, tugahindukira Uwiteka Imana yacu, tukavugiriza impanda i Siyoni, cyangwa se tukarangurura n'ijwi rirenga mu itorero, tukabwira abantu muburuhiruka, kandi tukagira iteraniro ryera, ndetse abayobozi bacu ari bo batambye, niba koko bakorera Uwiteka n'umutima w'urukundo, bakwiye kuririra hagati mu iteraniro, bakwiriye kuririra mu rusengero.
mu masengesho basaba Uwiteka ngo akize ubwoko bwe igicumuro cyabo. Abayobozi nababwiye ngo iri jambo tugiye kurebera hamwe ndareba cyane cyane abantu bavuga ko ari ab'Imana, abantu basoma, abantu bigishwa, abantu babwiriza, abantu bigisha, abantu bahugura abandi. Abaprotestanti mwese duhurira ku ijambo ry'Imana, iki kintu kirabareba cyane. Ariko ukibaza uyu munsi itorero ry'Imana ritagira amasengesho, ritagira kwiriza ubusa, ritagira kurira ngo riborozwe n'ibicumuro bikorerwa mu itorero cyangwa bikorwa n'ubwoko bw'Imana, ese ubuse iryo torero rifite musingi ki koko? No kwiriza ubusa ni kukiboneka. Imana idufashe cyane inshuti zanjye. Uzasabira ute ubwoko bw'Imana mu gihe nawe utagaragara? Tubaye nk'intama zatataniye mu nzira imwe ukwayo indi ukwayo, twarazimiye. Ubwo ibihe bikomeye byubika biri hafi gusohora ku munsi w'Uwiteka, abagize itorero bagomba gukangurwa n'ijwi rirenga. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Nicyo gituma uyu murongo dukoreraho witwa ijwi rirenga. Bagomba gushaka uguhinduka nyakuri kandi kwimbitse. Umva, igihe duhinduka, igihe dushaka guhinduka, twe guhinduka by'amaburakindi, twe guhinduka kubw'impamvu runaka, ahubwo duhinduke kuko tubikuye ku mutima, kandi duhinduke nk'abantu bagize amahitamo, bafashe icyemezo. Dusaba Imana itwikomereze. Ubwo ibihe bikomeye byubika biri hafi gusohora ku munsi w'Uwiteka, abagize itorero bagomba gukangurwa n'ijwi rirenga. Bagomba gushaka uguhinduka nyakuri kandi kwimbitse. Mu yandi magambo, icyo tuvuga ni iki: ni ngombwa ko itorero rinyura mu bugorozi. Bivuga ngo kwivugurura. Twagombye kwivugurura mu by'umwuka kugira ngo itorero ry'Imana ryitegure ibihe bikomeye by'imiruka bigiye kuza. Ari byo byavuzwe n'umuhanuzi Daniyeli, umugabo ukundwa n'Imana. Daniyeli, yisomye muri Daniyeli igice cya 12, mbese tujya tuhasoma amagambo ajya dutera umwete wo kugira ivugurura n'ubugorozi muri twebwe. Daniyeli yanditse amagambo akomeye cyane yerekwa ibyo mu minsi y'imiruka, uko yabonye igihe kizaba kimeze. Harimo ijambo rikomeye cyane yavuze ngo ni igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo mu bihe byabayeho byose icyo gihe nticyabayeho. Si amagambo yanjye, reka dufatanye dusome uyu murongo. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1. Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imiruka. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Imana ishimwe cyane. Uzakomeza usome iki gice rwose, kizakubwira uko ibintu bizaba byifashe. Nicyo gituma tuvuga ngo ubwo ibihe bikomeye byubika biri hafi gusohora ku munsi w'Uwiteka, abagize itorero bagomba gukangurwa n'ijwi rirenga.
bagomba gushaka uguhinduka nyakuri kandi kwimbitse. Mu yandi magambo, ni ngombwa ko itorero rinyura mu bugorozi cyangwa se tukavuga ivugurura mu by'umwuka kugira ngo ryitegure ibihe bikomeye by'imperuka twumvise Daniyeli atubwira. Nta gushidikanya ko tumaze kugera mu isaha ibanziriza isaha y'ikirenga. Nicyo gituma guhamagarira ukwihana nyakuri no guhindura burundu imibereho bigomba muri iki gihe kumvikanira muri Siyoni hose. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ntacyo bivuze kuba uri umukristo cyangwa utari umukristo. Ntacyo bivuze kuba uri muri Siyoni, uri umuyobozi, uri uyoborwa. Twese uyu muburo turawukeneye. Dukwiye kuba abantu bahamagarirwa kwihana nyakuri no guhindura burundu imibereho yacu, kandi ibi bigomba gukorwa muri iki gihe. Oh, haleluya. Isubi zikurikira tugiye kureba ziratwereka icyo umuja w'Imana yanditse kuri aya magambo nyuma y'imyaka myinshi yari irangiye ndetse n'igiye kuza. Hakenewe ubugorozi inshuti yanjye. Ubwo twatangiye kwiga twandika, umuhanga agira agakayi n'agakaramu akajya yandika amagambo y'ingenzi. Hakenewe ubugorozi mu mibereho yacu. Mbese mwanditse ingingo, ikangura rishingiye gukiranuka nyakuri ni kimwe mu bikomeye kandi byihutirwa mu byo dukeneye byose. Inshingano yacu y'ibanze, ndagira ngo wumve aya magambo. Inshingano yacu y'ibanze ni iyo gushaka iyo mbaraga. Imbaraga ikangura umukristo ngo ave mu byo gukiranirwa abe umuntu ukiranuka. Inshingano yacu y'ibanze ni iyo gushaka iyo mbaraga. Tugomba gukoresha imbaraga zacu zose, tudakina, tureke ibyo gukerensa amagambo Imana itubwira, umuburo Imana iduha. Dukwiriye kugira gute yemwe? Dukwiriye cyangwa se dukeneye cyangwa tugomba gukoresha imbaraga zacu zose tudakina kugira ngo tubone umugisha uva ku Mana. Kuko Imana si uko itifuza kudusakazaho uwo mugisha kuko yawudusezeranije, ahubwo nuko tutiteguye kuwakira twebwe ubwacu. Niho hari ikibazo gikomeye cyane. Data twese wo mu ijuru yiteguye cyane gutanga umwuka we wera kuba umusaba kuruta uko abantu bagenera guha abana babo ibyiza nk'uko bimenyerewe mu muryango. Ariko uruhare rukenerwa rwo kuzuza ibyo byangombwa kugira ngo isezerano Imana yadusezeranije ryo kuduha umugisha uturuka kuri yo rwuzuzwe. Urwo ruhare ni urwacu. Mbese turi kumwe yemwe? Nitwe dukeneye gukoresha imbaraga zose. Maze rero ari amagambo meza nkunda, munyihanganire, ndayakunda cyane. Magambo Yesu yavuze aravuga ati, mu babyawe n'umugore nawe uruta Yohana. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zikabugishamo imbaraga. Aha hakenewe imbaraga zacu zose. Hakeneye kwizera kutajegajega. Dukeneye kuba abantu bari mu byo barimo. Icyakora niba utabirimo wabyiviramo rwose. Ariko si uko ngira ngo bivemo, ahubwo ndakubwira ngo washyizemo akabaraga nshuti yanjye. Waretse tukagerageza tukareba icyaduhesha ubugingo.
ariko uruhare rwo kuzuza ibyo byangombwa kugira ngo isezerano Imana yadusezeranije ryo kuduha umugisha wayo ryuzuye cyangwa se ryuzuzwe ni urwacu. Ibyo byangombwa nibyo tugiye kurebera hamwe nge ntawe, kandi dusanzwe tubizi, uretse ko ikigisho kije nk'uku nguku uba utabasha kubishyira ku murongo cyangwa se ngo ube wabivuga. Ntabwo nzi ibintu duhugiyemo. Ibyo byangombwa, izo mbaraga, aho dukwiye kuzishyira ni hehe? Ko kwizera kwacu gukwiye kuba gushyirwa hehe? Gushingiye ku ki? Kudutera iki? Umuntu wizeye niyihe mbaraga bafite? Ni iki gisunikira umuntu mu kwizera? Ni iki gituma umugisha twasezeraniwe n'Imana tuhabwa? Icya mbere, kwicuza ibyaha byacu. Kwicuza, wandike hasi. Icya kabiri, kwicisha bugufi. Aya magambo se turirwa tuyasobanura kandi. Icya gatatu, kwihana no gusenga kuvuye ku mutima. Imana ishimwe cyane. Ibi ushaka kubisoma neza ku basomyi, ushaka kubyumva neza mu buryo burambuye, umva uzasoma igitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranyijwe umuzingo wa mbere. Ni kuri paje 121. Aya magambo azagufasha cyane wumve ibyo maze kuvuga, uko umwuka w'Imana ubidusobanurira. Ariko twe turabivugaho muri makeya, ntabwo twajya mu byiciro byose. Ubwoko bw'Imana rero buzihanganira ikigeragezo, ariko gusa birasaba ko bukanguka kandi bukivugurura. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Yewe muntu uneza amatwi we, aya matwi aba ari amatwi yumva. Ufite ugutwi kumva niyumva icyo umwuka abwira itorero. Nababwiye ko gukomezwa kwanjye nanjye kuba mu cyigisho nk'iki ngiki bandi kubasangiza, nanjye ngomba kumviraho. Paulo ari amagambo yavuze yaneye ubwoba cyane, kandi arushaho kunyongera imbaraga. Mbese wigisha abandi niwigisha. Ni ukuri mureke utuntu twita ko ari dutoya twatuma iyi mbaraga itaboneka, tudukure mu nzira, dusigare duhanganye n'ibikomeye. Ibikomeye bya bindi bisaba ko Kristo avugira muri twebwe. Nta kuntu Kristo azavugira muri twebwe mu gihe hari ibyo twe tubashije, kuko twamaze kubona ko uruhara ari urwacu. Kuki se tutabikora? Ntushobora kwihana gusambana utarihana gutukana, ntabwo bikunda. Ndakurahiye. Ntushobora kwihana gusambana utarihana, utaramenya kwiyambika. Uragenda wambaye ubusa. Oya. Umuntu araba atariga kuvuga neza. Irari ntabwo ryakuvamo. Kubaha ababyeyi ntibikubamo, kwicisha bugufi ntibikubamo, nturamenya gusenga, ntunabishaka, kandi ngo urashaka gutsinda ibigeragezo. Oya, izo nyigisho ni inyigisho z'ubuyobe. Abakwigisha ngo turi mu buntu, tugatahira kubyina, tugatahira kunezerwa, ntabwo ari ijambo ry'Imana ritwigisha. Dukwiye kubwizanya ukuri, kandi ko kuri kukaba ariko kutubatura ku cyaha. Mbese
mubitekereza muti? Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 n'uwa 32. Twakwiye kuba abana b'Aburahamu twese. Igihe cy'Abayuda, Abafarisayo ndetse n'abanditsi bageragezaga Kristo uko bwije n'uko bukeye, bakiyita ko bakomoka kuri sogokuruza wacu Aburahamu, kuko nibo bari bafite ibyera by'Uwiteka birumvikana. Ariko Yesu ababwira amagambo akomeye cyane dukwiye kujya dutekereza. Arababwira ngo abana b'Aburahamu nyakuri, kandi se hajemo batari abanyakuri? Ariko yababwiye abana b'Aburahamu nyakuri, abereka n'ikimenyetso cyabyo. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, muzamenya ukuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Reka tubivuge nk'uko byanditse. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, byanditswe byera bikatubwira ukuri. Abigisha babwiriza bakavuga ukuri, abandi bakatubwira ikinyoma. Ariko igihe wize ukuri ukagenzura, nk'uko cya gitabo mbabwira nkunda cyane, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 39. Arababwira ati, murondora mu byanditswe, murondora mu byanditswe. Bakaba basomyi bakarondora bagashakashaka. Iyo tubaye abarondora mu byanditswe, tugashaka kumenya ukuri, ariko twakumenya nitukwiteho, mbese mwagira ngo biba byoroshye? Icyo gihe dusigara tuyobowe n'ibyo turarikiye gusa. Pawulo we yandikira Abaheburayo, kiriya gitabo cy'Abaheburayo, ngo ni Abaheburayo bibagizaga. Niyo mpamvu yandika ngo nuko tugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo dutembanwe n'umuraba tukabivamo. Hari abo numvise banze kwinjira mu ruhukiro bw'Imana yategura abayikunda bitewe no kutumvira. Igihe cyose tutumviye icyo Imana itubwira, twisanga ahantu hakomeye, atari hakomeye icyubahiro, ahubwo twisanga mu mworera w'irimbukiro. Nahanjye nawe nshuti yanjye, reka tugaruke mu cyigisho. Imana itwifashize. Ubwoko bw'Imana buzihanganira ikigeragezo, ariko gusa bukangutse kandi bukivugurura. Mu mazu meza umwami ategurira abakiranutsi, nta muntu n'umwe mu bantu bumva ko bihagije azakira.